Hello guys, welcome to Sirimuka Tech. Uyu munsi nongeye kukwereka uburyo ushobora gukumira umuntu uwo ari we wese kuba yajagaraza telefone yawe igihe wayimutije. Ese ujya ufata abo mukorana, abo mu muryango wawe cyangwa inshuti zawe ukabatiza telefone ariko ugasanga bayijagaraje. Kuyijagaraza mvuga no kwinjira mu bitabareba. Ugasanga bagiye kureba ibintu wabitse muri safe folder, bagiye muri access zawe za YouTube, bagiye muri email yawe cyangwa andi makuru y'ingenzi wabitse. Ese ibi ngibi wari uzi ko byose twabikemura hano kuri Sirimuka Tech? Bityo ngusaba ni ukumpa umwanya hakurika step by step uburyo ugiye gukumira buri muntu wese ntazajye akwinjira mu bintu wabitse kuri telefone yawe atabiherewe uburenganzira. Ndabashyiriye hano kuri Sirimuka Tech. Niba ari ubwa mbere tubanye, kanda like, kanda subscribe niba utarayikora, ufungure inzogera. You are welcome. Utangire step by step ku buryo bino bintu byose tugiye kubikora neza. Turakoresha icyo bita gesture navigation ndetse niyo bita free button navigation. You are welcome. Guys, ndizera neza rero ko amaze gukora subscribe kuri no muyoboro wa mbere w'ikoranabuhanga mu Rwanda wa Sirimuka Tech. Niba ari ubwa mbere rero ugeze hano, gukora subscribe ni ingenzi kugira ngo ujye uba mu ba mbere babona video twaplodinze zijyanye n'ikoranabuhanga. Uyu munsi rero nkuko nabibabwiye ngiye kubereka uburyo wakumira umuntu wese kuba yajagaraza telefone yawe ajya mu bintu atemerewe kuba yajyamo adafitiye uburenganzira. Abantu benshi nk'ibitize inshuti zawe, abantu bo mu muryango cyangwa abo mukorana ku kazi, usanga bafite amatsiko menshi yo kuba bamenya ibintu byinshi bihishe muri telefone yawe. Ariko uyu munsi ngiye kubereka uburyo ugiye kubikora ku buryo telefone yawe ari wowe uzajya uyikontorora, ukamenya uburyo uyikoresha. Tugiye gukoresha icyo bita navigation free button ndetse n'iyo bita gesture free button. Let's rero dutangire, mbanze mbereke uburyo tugiye gukora bino bintu step by step. You are welcome. Uraza rero ujya muri setting ya telefone yawe. Nugera muri setting ya telefone yawe rero urakanda ahantu handitse system. Nugera muri system urakanda ahantu handitse system navigation. Noneho murabona ko hari ahantu handitse ngo gesture navigation na free button navigation. Bisobanuye iki? Gesture navigation ni hari ahantu ushobora kuba wakoresha ibimenyetso scrolling ujyana ibumoso cyangwa ugascrollinga ujyana iburyo. Niko telefone yawe uzajya uyikoresha. Rero umuntu uzaba uyifashe bwa mbere ntabwo azabasha kumenya ibyo ari byo kubera ko yari asanzwe akoresha iyo bita free button navigation. Noneho tugiye gushyira hano kuri free button navigation. Free button navigation rero ni ya mabuto yo gusubira inyuma, ya mabuto atatu yo gusubira inyuma. Hari ako gusubira inyuma, hari ako gukupirana byose ndetse n'ako kureba ibintu byose waba telefone yawe iri gukorera icyarimwe. Twebwe rero icyo dushaka, tugiye kwemeza hano kuri gesture navigation kugira ngo tujye tubasha gukoresha ibimenyetso. Turaza twemeze kuri gesture navigation. Noneho nidusubira inyuma, dusubireho inyuma murebeho gatoya. Wongere dusubire inyuma. Rero urabona ko witegereje muri screen yacu neza, haba hejuru ndetse haba no hasi, urabona ko nta kamenyetso ko gusubira inyuma cyangwa ko gukupa byose gahari. Noneho wowe urazuza n'akaboko kawe uscrollinge ujyana ibumoso. Uraza uscrolling ujyana ibumoso. Urabona ko duhise tujya mu ma application. Reka twinjire nko muri application imwe nenda ChatGPT. Tuyitegereze irodinge mbere ku buryo tugiye guhita tuyivamo. Urazuza n'akaboko kawe uscrollinge uvana ibumoso. Scrollinge uzana ibumoso gutya. Urabona ko tugarutse mu ma application yacu. Rero umuntu uzaba umuntu w'umwana cyangwa umuntu usanzwe ari umuturage mu bijyanye no gukoresha telefone, urabona ko aka kantu kugira ngo azakavumbure bizagira gute, bizabanza bikamusaba isukari, bikaba byamugora. Noneho reka twebwe twinjire muri setting dusubizemo free button navigation, ariko ushaka washyiramo gesture navigation kubera ko ariyo yizewe kandi nziza, ishobora gutuma umuntu ugiye gukubaganya telefone yawe bishobora kumugora, akaba yaca muri step nyinshi cyane bikaba byamutwara umwanya, akaba yahitamo kubyihorera. Kuza rero ubikuramo n'ubundi waza muri ya system yawe, kande kuri system navigation, wongere ukirike kuri free button navigation. Mugiye kubibona hano hasi. Hano hasi rero muratubona utudomo dutatu, ako
gusubira inyuma, ko gukupa byose ndetse n'ako kureba ibintu byose telefone yawe wayikoresheje. Rero ndagushimiye wakoze subscribe kuri Sirimuka Tech, ukaba watanze n'inkunga yawe ya like kugira ngo ino video yacu ibashe kugera kure ku bantu benshi bayikeneye. Naho ubutaha rero mu yindi video y'ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, mwese ndabashimiye.